Ndabasuhuje bakunzi bacu, mwebwe mudukurikirana ku manywa na nijoro, mugubwe neza. Ndashaka kuvuga ibintu bikomeye, unyemerere untiza akanya mu gihe gitoya, ndakoresha iminota mike, ariko mfasha untiza aka kanya kuko ndabizi neza ko ibintu tugiye kuvuga ni ibintu bigukura muri pozisiyo imwe bikugeza mu yindi pozisiyo. Ni ibintu bigukura mu mwanya umwe bikwicaza mu wundi mwanya. Ni ibintu bigiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Ndabizi neza ko ibi bintu bigiye kuba, kuko ndashaka kubabwira imbaraga zo kubohoka, ndashaka kubabwira imbaraga za deliverance, ndashaka kubabwira kubohoka icyo ari cyo. Nshuti mwene data wowe unteze amatwi, abantu bamwe ntibemera ko baboshye, kuko kuba umupasiteri, kuba umukozi w'Imana runaka, kuba uhanura, kuba warakijijwe, ibyo ntabwo bihagije ngo bikugaragaze kuri delivery cyangwa se kuri imbohoke, ko wabohotse. Ushobora gukizwa, ushobora kuba umushumba, ushobora kugira titire runaka, ushobora kugira impano ikomeye, ariko ukiboshye, ukiri mu mbaraga z'imigozi. Hanyuma ahantu ushobora guhita kumbaza ikibazo kivuga ngo ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Yego, icyambere ugomba kuzirikana ni iki? Ko umuntu warangije kuba muri Kristo Yesu nta teka azacirwaho. Ariko ikintu ukwiye kuzirikana ni iki? Iyo winjiye muri Yesu hari ibintu ubohokaho, kubera ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Icyambere agizwe n'igice cy'umubiri, kabiri akagirwa n'igice cy'umwuka, gatatu akagirwa n'igice cy'ubugingo. Iyo winjiye muri Kristo Yesu rero uhita ubohoka mu mwuka ndetse no mu bugingo, kuko Yesu ntacyo apfana n'umubiri, icyo apfana nacyo agipfana n'ubugingo, kuko Bibiliya ivuga ko ubugingo bwose bukora icyaha buzapfa. Ntabwo bavuga ko umubiri ukora icyaha buzapfa, oya, ahubwo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ubundi urupfu, ibyo twe twita urupfu, Yesu we ntabwo abibona ngo urupfu. Ndaguhereza urugero rwo mu gihe cyo kwa Lazaro. Kwa Lazaro yari amaze iminsi 4, yari yararuze, atangiye no kubora. Mu gihe cy'abantu bose bari gusakuza ngo yapfuye, umva ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo uyu Lazaro ntabwo yapfuye, ahubwo arasinziriye. Ntiyigeze apfa. Lazaro ntiyigeze apfa, ahubwo arasinziriye. Kubera iki Yesu ari kubona umuntu wapfuye nk'umuntu usinziriye? Kubera ko twebwe urutwita urupfu runadutera ubwoba. Kuri Yesu ntabwo Yesu arubona ngo urupfu. Yesu arubona ngo kuruhuka, ninga pause, ninga repo tuba dufashe. Urupfu nyarwo ni urupfu rw'iteka. Uru ni urupfu nyarwo, ni urupfu n'ubugingo buzapfa, kuko iyo upfuye mu mubiri ntabwo ubugingo buba bupfuye, oya. Ariko hari urupfu rwa kabiri, aho ubugingo nabwo buzapfa ku muntu wakoze ibyaha. So rero ikintu ugomba gusobanukirwa ni iki? Ni uko Yesu ntacyo apfana n'umubiri. Icyo agipfana nacyo, Yesu apfana, icyo apfana nawe ni ubugingo. Ubugingo bwera, ubugingo bukora ibyaha, ubwo bugingo nabwo ntacyo abapfana nabwo. Niyo mpamvu iyo Yesu aje kureba, agenderera umutima. Mvuko Papa Petero yavuze, yaravuze ngo menye neza ko Imana itarobanura ku butoni. Aravuga ngo ahubwo mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Ibyo bintu bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko Yesu ntacyo apfana n'isura, Yesu ntacyo apfana n'umubiri, Yesu ntacyo apfana n'amaguru meza, n'amatwi meza, n'amazuru meza. Yesu ntacyo apfana n'iyo sura iteye uko, ntacyo apfana n'uko uteye, n'uko usa, n'uko umeze uko. Yesu icyo apfana nacyo ni ubugingo. Ubugingo nibwo buzabona Imana. Ubugingo bwacu nibwo buzabona Imana. Niyo mpamvu rero iyo winjiye muri Kristo Yesu nta teka uzacirwaho, ariko mu bugingo, ntabwo ari mu mubiri, kuko umubiri wo iteka iyo utabanye nawe
reka nze nguhereze urugero rwa hafi. Mose yarapfuye, amaze gupfa ubugingo bwe buhishwa mu Mana, kuko Imana yaramutwaye mu ijuru. Ariko igitangaje, umubiri we Satani yaraje kugira ngo awifashishe, yaraje kugira ngo awibe. Imana iramanuka iziburana n'umubiri we, ariko ubugingo bwo bwari bwarangije kugenda kare, bwari bwicaranye n'Imana. Bibiliya uzabisoma mu gitabo cya Yuda, haravuga ngo marayika w'Imana arwanira intumbi ya Mose. So icyo barwaniraga niki? N'umubiri, ariko ubugingo bwo bwari bwarangije kwicarana n'Imana. Icyo ukwiye gusobanukirwa ni kimwe, nuko hagomba kuba itandukaniro ry'umubiri ndetse n'ubugingo. Rero ikintu twibeshyaho, ntabwo kukizwa gusa bihagije ngo ube delivré. Niyo mpamvu uzasanga umuntu ni umushumba, umuntu ni umupasiteri, abakozi b'Imana, abapasiteri, ni umushumba wimikishwa amavuta. Nanjye ibyo mvuga ntabwo ari ugusebya basizwe, nanjye narasizwe. Nyumva neza, nuko uzasanga rimwe na rimwe umuntu ashumbya itorero, umuntu ni umuyobozi w'itorero, ariko usange yananiwe kubohoka ku cyaha cy'ubusambanyi. Arasambana, agasambana n'abayoboye, arasambana, yateye amada hirya no hino, arasambana, ari mu madivorce, arasambana, ari mu biki, mbese ari mu madivorce, ari mu biki. Ugasanga kubana n'urugo byaramunaniye, kandi wenda rimwe na rimwe ugasanga atari uko ari mubi, atari uko afite ingeso mbi, ahubwo kubera ko atari delivré. Nibyo koko yagiye muri Yesu, ariko yibagirwa ko hari imbaraga zimukurikirana zo mu bisekuruza by'iwabo. Niyo mpamvu kugira impano ntibihagije ngo ube witwa umukizwa. Ushobora no kuba umukizwa unafite n'izo mpano, birashoboka, ariko ntabwo bihagije ngo ube ubaye delivré cyangwa se ube wabohotse. Kugira ngo ubohoke hari icyo bigusaba, hari intambwe usabwa gutera kugira ngo winjire mu gihe cyawe cyo kubohoka. Unyemerere some iri jambo rito ndivugeho mu minota mike, hanyuma nzakubwira intambwe 7 umuntu atera kugira ngo abohoke. Ni ijambo riboneka muri Luka 8:26. Haravuga ngo nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadarena giteganye n'i Galilaya, yomotse imusozi, umuntu utewe na dayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yaramaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Abonye Yesu arataka, amwikubita imbere, avuga ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu, mwana w'Imana isumba byose? Ndakwinginze ntunyice urupfu rw'agashinyaguriro. Icyatumye abivuga cyo nuko Yesu yari yategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, icyo gituma bamurindaga bamubohesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru, akabicagagura, dayimoni akamwirukana mu bantu. Yesu aramusubiza ati, witwa nde? Aramusubiza ati nitwa Ingabo, niryo zina ryanjye, kuko abadayimoni bamurimo bari benshi. Baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga ngo abakundire kuzinjiramo. Arabemerera, abadayimoni bava muri uwo muntu binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri, bisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi. Imana itugirire neza. Iri jambo ndifuza ko ryubaka ubuzima bwawe, iri jambo ndifuza ko ryubaka umutima wawe. Yesu yarageze aha hantu muri iyi pozisiyo, ahageze ahasanga uwatewe n'amadayimoni. Hanyuma Bibiliya igaragaza ko bari benshi pe. Dayimoni yajyaga yirukana uyu muntu mu nzu, akamwerekeza mu cyerekezo cyo mu marimbi. Uyu muntu Yesu amugezeho aramubaza ngo muri bangahe cyangwa se urinde? Hanyuma baramusubiza ngo turi ingabo. Ingabo hari icyo bitaga ngo ni legiyoni mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ibyo yari amagambo akoreshwa n'Abaroma, legiyoni, ariko mu rurimi rw'ikinyarwanda twabita
tubyita ingabo, wabyita ngo ni ingabo. Hanyuma iryo jambo legion cyangwa se ingabo babaga bagizwe n'abantu 600, n'abantu 600, n'abantu 600. uvuga ngo bari barimo abadayimoni 600. Ingurube zari ziri ku musozi, nazo umubare usanga ngo zageraga hafi ku bihumbi, zageraga ku 600 ndetse cyangwa binarengaho gake. Amateka avuga ko rero uyu mugabo yari yaratanzwemo ibitambo, uwamutanzemo ibitambo niwe nyiri izi ngurube. Uko uyu mugabo yarushagaho kugwiza abadayimoni benshi muri we, ni nako izi ngurube zarushagaho kororoka. Yesu ahageze rero abona ko uyu muntu amaze igihe kirekire ari imbohe kandi ko akeneye kubohoka, arategeka dayimoni muvamo, imusohokamo. Uzasome Bibiliya irakubwira ngo nuko uyu mugabo ngo ahagurukana na Yesu aramukurikira, ngo abari muri uwo mudugudu bose baterwa ubwoba n'ibyo babonye. Ibi bintu wenda ntabwo ushaka kubivugaho ibintu byinshi birenze. Umva icyo nashaka kugira ngo ngubwire. Ndashaka kugira ngo ngubwire ngo mwene data nshuti mukundwa, birashoboka ko uri aho utazi icyo uzira. Ubuzima bwawe ntibugenda uko bwakagenze, we urimo urabifata nga coincidence. Ubuzima bwawe busa naho buri mu gicuku, ariko iteka uhora ubifata nk'ibintu bisanzwe, uhora ubifata nk'amateka asanzwe. Ariko ndakubwiza ukuri ko si amateka asanzwe. Ibyo ufata nk'ibintu bisanzwe ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ibyo ufata nk'amateka asanzwe ntabwo ari amateka asanzwe. Ibyo ufata nk'ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu byoroshye. Oya, ni ibintu bikomeye. Ibyo ufata nk'ibintu byoroshye ni ibintu bikomeye. N'iryari uzinjira mu gihe cyawe cyo kubohoka, ni mu gihe bya bindi wabifashe nk'ibintu bidasanzwe bikubaho, hanyuma ukinjira mu gihe cyawe cyo kubohoka. Buriya hari inzira zikubaho, ukabona umufiyanse murakundanye, mu gitondo aragiye, ukabifata nk'ibintu bisanzwe. Mugakundana na benshi, iteka baguhora mu kintu cyo kubabaza umutima wawe gusa. Uhora ukundana utabigizemo uruhare, ukabona umuntu arijyanye. Wagerageza no kubaza igituma agenda, ukabona ntubizi. Ugera ku kazi ntukamaraho kabiri, abandi barazamurwa, wowe ntuzamurwa. Wowe ukumva ni ibintu bisanzwe. Ugerageza gukizwa, ariko ugasanga hari ibintu byakwizingiyeho, byanze kukurekura. Ukumva ni coincidence, ni ibintu bihuriranye gutyo gusa. Menya ko nta kintu na kimwe gihuriranye nk'uko we ubyibwira. Oya, nta coincidence n'imwe iriho. Iyo rero utari wamenya kuboshye, biragoye cyane kugira ngo ubohoke. Kandi biroroshye cyane kusenga Imana ikakumvikana kuzuza n'umwuka wera, ariko ugakomeza kuba muri wa mwuka w'ububohe. Bibiliya igaragaza ko umugabo bita Yabesi yabayeho, kandi nusoma ne Bibiliya izakwereka ko ngo yari afite ibintu bitandukanye. Yari yaragize n'icyubahiro muri bene se bose, nta wari ufite icyubahiro nk'icye, nta wari ufite ubuzima nk'ubwe. Yari umunyacyubahiro muri bene se, nubwo nyina yari yaramubyaranye agahinda, ariko aragenda agira icyubahiro, aragenda agira ubuzima. Yabesi aragenda agira ubutunzi, ariko ahura n'ikibazo kimwe. Iteka nubwo yari afite ubutunzi yahoraga buririramo, iteka nubwo yari afite ubuzima yajyaga kurambagiza bakamwanga, agakundana n'umuntu, ariko icyumweru kimwe akaba aragiye. Iteka ibintu byose kugira ngo apfe kubigiramo amahirwe byari parishance. Hanyuma ibyo bituma iteka ahorana agahinda. Umunsi umwe aricara aribaza ngo ariko ndazira iki? Yicaye yisubiramo, aravuga ngo ibyo ari byo byose hari ikintu nzira. Yisubiramo aravuga ko ndi umwana mwiza, ko mba nagerageje, ikibazo nzira ni ikihe? Ariko aza kwibuka ko yitwa Yabesi, kandi Yabesi bisobanura izina ry'agahinda. Aravuga why, kubera iki nitwa iri zina? Amanza kumenya inkomoko kugira ngo amanze jya kwica iryo zina, agende yice iryo zina, yice iperereza ry'iryo zina.
hanyuma aragenda afata rya zina araritaba, ararisiba mu mwuka, aravuga ngo wazina we ntuzongere kunkurikirana ukundi. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo ni uko Uwiteka aho umugisha Yabesi, Imana ngo ihira intambwe ze, yagura imbago ze. Nibyo koko yari afite icyubahiro muri bene se, ariko imbago ze zahoraga ahantu hamwe, ntiyajyaga yaguka, ntiyajyaga agira poromosiyo, ntiyajyaga atera imbere, haba mu mwuka no mu mubiri. Ubuzima bwe bwahoraga mu cyerekezo kimwe, ariko amaze kwimenya, amaze kwisobanukirwa, asobanukirwa ko akwiye kuva ahantu ari akajya mu yindi direkisiyo, asobanukirwa ko akwiye kuva mu mwanya arimo akinjira mu wundi mwanya, asobanukirwa ko akwiye kuva mu byo yibwira akinjira mu yindi desite. So rero iyo utari wamenya kuboshye, biragoye cyane kugira ngo ubohoke. Hari igihe cy'ubona ibintu bikuba ukibwira ko ari coincidence, ari ibintu bihuriranye, ukabona nyine bimeze gutyo, nyamara nubitekerezaho neza urasanga bidahuriranye. Hari igihe ushobora kuba urimo igitambo utabizi, iwanyu aribo babikoze utabizi, amabanga ya so na nyoko ntuyazi, amabanga yabo kwa basogokuruza bawe ntuyazi kandi wajyagayo. Rero ubona hari ibintu biri kukubaho muri iki gihe, ukibwira ko ari ibintu bihuriranye. Mbere yo kugira ngo ubifate nk'ibintu bisanzwe, manza umenye kwanza ibi bintu birimo biraturuka he. Ntabwo koko ari ububohe, ntabwo se ari umuntu wakuboshye. Ese inzira zawe zagendaga neza ariko ubu zirimo zirapfa? Ese kuko ni ibintu bihuriranye, nuko utari kugira amahirwe, cyangwa hari umurozi waboshye ubuzima bwawe? Ibyo byose iyo umaze kwisobanukirwa no kwimenya, ukemera kwinjira mu gihe cyawe cya deliverance, Imana irakubohora, Imana ikiza umutima wawe, Imana iragutabara, Imana ikugirira neza. Mwene data rero warunteze amatwi, ijambo nari ngufitiye niri: Imana igiye kukubohora, Imana igiye kubohora ubuzima bwawe, Imana igiye kubohora umutima wawe mu izina rya Yesu. Ngewe nawe ndakwinginze kugira ngo umbe hafi, dufatanye dusenge mu izina rya Yesu. Mana data wa twese wo mu ijuru, bohora uyu mwene data, bohora umutima we, bohora ubuzima bwe, bohora ubugingo bwe mu izina rya Yesu. Mubohora abone ubuzima, mubohora abone urubyaro, mubohora umukure mu ngoyi z'ikuzimu, mubohora umukure mu ngoyi za Satani, mubohora umukure aho yari azirikiye, mubohore, mukure mu ngoyi, mukure mu burwayi, mukure mu ntambara, muhagurutse aho yari yicaye, mukure mu ntege nke mu izina rya Yesu. Reka bohoke, abone ubuzima, aba amahoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Akira ubuzima, akira kubohoka, akira kubaho mu izina rya Yesu. Amen. Neza y'Imana ikubeho, ubuntu bw'Imana bukuzenguruke, kandi humura nitutagwa isari tuzasarura.